inshuti zanjye, bagenzi banjye, bavandimwe, niturebe kure, dushakire amahoro umuryango. Nta handi bizava, ni twebwe bizaturukamo. Rema ibintu bishya muri wowe, gira ukwizera, ureme bishya, ariko ibyo bishya urema bigendane n'ijambo ry'Imana ukabyaraho. Tumaze gufata urugo turugize urwacu, nibyo koko ni urwacu kuko Imana yararuduhaye, ariko nubwo Imana yaruduhaye hari igihe kizagera turucirwe mu rubanza. Hari igihe kizagera iby'Imana yaduhaye tumurike, tuyisubize ibyo yaduhaye, irebe umusaruro, irebe aho ubwenge bwacu bugarukira. Irabizi neza ko tubishoboye, irabizi neza ko urugo twarugira rwiza, irabizi ko umugore mwashakanye wamugira mwiza, wamuhindura, irabizi ko umugabo mwashakanye wamuhindura, irabizi ko umwana yaba mwiza, irabizi neza, irabizi neza kuko nicyo ubwenge buguhereye. Ariko rufata ukarugira urwawe, ugashaka kuruyobora uko ubyumva ugendeye kuri kamere. Kandi twamaze kubona ko urugo ari ijuru rito ku isi, ni naryo rigomba kudutegurira ijuru. Ese koko muvandimwe, inshuti zanjye, niba wasinze uzumvira Roho Mutagatifu ryari? Niba wamaze gusambana, wamaze kwiyambura ububasha bwawe, uzumvira Roho Mutagatifu ryari? Ibyo byose ni bya bindi Sekibi ikakwereka uburyo ugomba kuba igihangange kugira ngo bagutinye. Aho ni hahandi bazakubumbura nabo bagahita bakoresha kamere itari iya Roho Mutagatifu. Kumva ijwi rya Roho Mutagatifu, bajye kure, murijye kure, usanga bibaye umuriro. Ese aho ngaho murimo murajya mu ijuru cyangwa murimo muravayo? Inshuti z'Imana, tureme bishya mu muryango wacu, tureme ibishya, tuve mu bishaje, tureme ibishya. Birashoboka. Ariko ni niyo mpamvu hano hose nagiye nandika, nagiye mbanza ngo isengesho rifashe. Ibyo byose ni ibintu dukura ku Mana kuko twayegereye. Utaganiriye n'umubyeyi we ntamenye icyo basekuru basize bavuze, ntamenye ubwenge. Utaganira n'umubyeyi we mbese ntagira ubwenge. Aha rero ni ukuba maso. Ibintu byose uvunikiye biba byiza, ariko ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo usange ibyiza byimanuye byizanye. Ahubwo niba byiza urugero wenda biri hejuru, zamuka ujye kubitora, bitore, wifate ibibi biri hafi. Hari ingeso ushobora kugira zikaba zitakwemerera rwose gusaza neza ukabura bisezeye. Ariko nanone hari izo ushobora kugira yewe ukavunika. Umuhinzi ahinga arira, anashonje, umwana umujyana ku ishuri arira, ababaye, nawe ubabaye, urimo uvunika, ufite stress. Ariko mu gihe kiri imbere ugatangira ukabona icyo byakumariye. N'umuryango rero ni ukuwuvunikira, ni uguharana. Ntawe uzaguseka ngo wakoze ibi biri byo, kuko bizaba byaramunaniye. Sawa rero, ndabakunda. Dufatikanye gutekereza umuryango, tugire umuryango mushya, ibishya. Uba umugabo udasanzwe, uba umugore udasanzwe, mugire abana badasanzwe, noneho mube mu rugo rudasanzwe. Ibi ngibi bizaturukahe? Hari byinshi twamaze kumva, tubyumva nabubatse kera, ariko nyamara urugo rwabo narwo rutari rukomeye. Ni ngombwa ko dufata duke two kuri, tukongeramo ibyacu twiremyemo, bigendanye n'ibya kamere y'Imana, bigendeye ku ijambo ry'Imana, tugakora ibintu bidasanzwe, tukarema ibindi bishya, ariko bigendeye ku ijambo ry'Imana, bihuje n'ijambo ry'Imana. Birashoboka
buri wese yifitemo kuba yarema ibintu bishya agendeye ku gushaka kw'Imana, agendeye ku mbaraga z'Imana, agendeye ku ijambo ry'Imana. Birashoboka amahoro tudafite ntitukarenganya Imana, ahubwo tuzana ibishya ariko turebeye ku babi. Iyo urebeye ku muntu mubi, inyigisho z'umuntu mubi ziba ari mbi, ni nazo ziduhagarikishiriza umutima, ni nazo zidusenyera umuryango. Uba umugabo mushya, uba umugore mushya, mubyara abana bashya, noneho umuryango ube mushya, bagira amahoro. Ibi ndimo mvuga byitwa kurema ibishya, ntabwo ari ibindi bikomeye, ntabwo ari ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu bigoye. Ni ibirungo, ni ugushaka ibirungo ku buryo ni nko gutaka. Ni ugutaka kugira ngo bikunde bigende neza. Niba usanze umuntu yaratetse inyama, ntabwo ari ngombwa kuziteka nka we. Inyama urazifite n'ubundi, ariko ukeneye gushyiramo agatunguru, ukeneye gushyiramo n'ibindi birungo bigenda biza, ariko hari n'ibyo nawe ubwawe ugomba gukora. Ibyo ni byo birungo ndimo mvuga tugomba gushyira mu muryango, umuryango ukarushaho kuba mwiza. Ikirungo cya mbere, nzihanganira uwo twashakanye, mwihanganire kandi nzagerageza kumwerera imbuto, najya abona mfite amahoro, seke izabura aho inyura, izagera bitsindwa, kuko urumuri rutsinda umwijima igihe cyose. Icyo ni ikirungo kandi cyiza. Ikirungo cya kabiri, nubwo nta mafaranga mfite kandi sheri wanjye akaba yarananiye, nzazirikana iminsi ye mikuru ya aniveriseri, njye mukorera agashya, nzamugurira akabumbu ka 50, ngapfunyike mu rurabo rwiza, ngende nkamuhe nciye bugufi, mubwire ngo warakoze, kandi aho nkubangamira ujye ungirira imbabazi. Ikirungo cya gatatu, kumusengera umusabira bihoraho, kwigira indangare n'injiji mu mafuti y'uwo mwashakanye. Kwigira indangare n'injiji mu mafuti y'uwo mwashakanye, atari uko utabizi, atari uko utabibona, atari uko bitakuvuna, ahubwo birakuvuna, ariko ugasanga utagomba kumwitura ibya kamere, ahubwo ugomba gushaka ibya kamere ya Roho Mutagatifu, kamere y'Imana, akaba ari byo bizamukosora. Icyo nacyo ni ikindi kirungo. Ibi ndimo mvuga, kirazira kwirara ngo uwo mwashakanye ni umukristo, nubwo yaba ahanura, nubwo yaba asenga, uko yaba ameze kose, aba afite kamere muntu, kandi igihe ikizamutegeka ntabwo ukizi. Igihe umuntu ahindukira n'ibimuhindura ntabwo uba ubizi. Aha ngaha niyo mpamvu ugomba kujya uhora uri maso, ukamenya, ukazirikana uwawe urugero ariho, n'igihe ahindutse ukakimenya kugira ngo bitaza gukomeretsa, kandi nawe ntiwirare mu byaha ngo uwo mfite ni umukristo. Kirazira, ni nawe ugomba kugira uruhare mu kumurema umutima no kumwereka ko muri hafi. Impamvu imwe igomba gutuma abashakanye bubahana, nubwo batabikora ku bushake bwabo, bakabikoza ku itegeko ry'umutimanama wabo. Icya mbere ni uko aribo babihisemo. Icya kabiri ni uko iyo ubuze uwo mwashakanye, nta muntu n'umwe ushobora gukomora igikomere ubikuramo. Icya gatatu ni uko uba waramusezeranije kumwubaha no kumukunda. Icya kane noneho gikomeye ni uko muba mufitanye ibihango byinshi bitandukanye, kandi iyo muburanye bibaye ngombwa ko umwe ava muri ubu buzima,
uba ubaye imfubyi, nta wundi mubyeyi ushobora kumusimbura, nubwo yaba afite amadolari, nubwo yaba afite amamodoka, nubwo ibyo yaba afite byose, nta wamusimbura ngo wibagirwe wa wundi mwahoranye. Ntibagire amahoro. Sinirengagije yuko urushako rubi rubaho, uwo mwashakanye mubi abaho rwose, ukamukunda ugasanga urukundo ntirufata, ukamugandukira ugasanga kuganduka nabyo ntibimufataho. Ibyo byose birashoboka, ariko subira inyuma wibuke ko wagize umwanya wo kurambagiza, ingaruka zirakugarukaho, bigutere kwihangana. Nta mpamvu n'imwe ushobora gusobanura ikwemerera kubangamira uwo mwashakanye, keretse iyo udafashe umwanya wo kubitekereza. Iyo utekereje urabyumva. Sawa, murakoze. Niba winjiye mu kibazo cy'abashakanye ugiye kubakemurira amakimbirane, icya mbere menya ko utari bubishobore mu gihe utabihawe na Roho Mutagatifu, kuko uwo mwashakanye ntajya ashaka kuvuga amakosa ye, ahubwo iyo ugitangira kwinjira mu kibazo, umwe akubwira ibyaha by'undi, akakwereka uburyo wari intungane. Ariko se mu by'ukuri niko biba bimeze? Uri bukubwira ikibazo kugira ngo ubone inzira yo kugikemura, nuza akakubwira ibibazo we ateza, akahera ku bibazo bye. Uwo niwe uba ushaka, niwe uba usobanukiwe n'ibibazo by'urugo rwabo. Sawa rero, nimugire amahoro y'Imana. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Froduwari. Tugirane inama. Buriya mu rugo nta muhanga, ariko se ubundi inshuti z'Imana, ubundi ujya gushaka uwo mwashakanye wari ubizi yuko ari intungane? Afite impande ebyiri ugomba kuzirikana mbere y'uko umushaka. Afite uruhande rw'icyiza, afite uruhande rw'ikibi. Ibyo byose bizajya bibanza bikugereho mbere yo kugera ku bari hanze. Ni nayo mpamvu mbashishikariza kwihangana mu gihe utaryohewe n'urushako. Ariko birashoboka ko uyu munsi wabihirwa, ejo ukaryoherwa, ejo bundi ukabihirwa, ejo bundi ukaryoherwa. Birashoboka cyane. Hari igihe ushaka ugasanga uwo washatse ni mwarimu, ni ishuri, agomba kukwigisha kubaho mu bigeragezo, ugasanga n'ugomba kukwigisha ubuzima buba buhindutse. Nyine nibyo. Nese ubundi kuki ushaka gufata ubuzima buhindutse ugashaka kubufata nk'ubutagomba guhinduka? Bwahindutse nyine, butwara uko nguko. Wari ugifite ubushobozi bwo kubuhindura, bwo kwitonda ukarambagiza neza, none byaranze cyangwa se byarakunze. Bibayemo nyine gutyo, nta kindi. Iyo ushatse kubivamo nibwo birushaho kukubera umwaku. Sawa, mugira amahoro. Yeruzalemu, tsemba ubugome mu mutima wawe, maze ukunde urokoke. Mbese iyo migambi mibi kurimo uzayibundikira kugeza ryari? Ijwi riranguruye i Dani no ku musozi wa Efurayimu rimenyesha amakuba agiye gutera. Nimuburire amahanga, muhururize Yeruzalemu. Ababisha baturutse mu gihugu cya kure baje bavugiriza induru mu mijyi ya Yuda, bayigose impande zose nk'abarinzi b'umurima, kuko yanyiteruyeho. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Imyifatire yawe n'ibikorwa byawe nibyo byagukururiye ibyo byose. Ngiki igihano cyawe, wumve n'uko gikarishye, ndetse n'ukuntu kigushegesha umutima. Iryo ni ijambo ry'Imana.